ubwo rero byari ngombwa ngo tumenye n'abantu dufatikanije kino gitaramo. Ahandi rero ngo twabivuze ikiruta byose nanone ni ukumenya icyo Imana dushakaho nk'abantu Imana yaremye muri rusange, ariko twamara kumenya icyo tukanakomeza kumenya icyo dushakaho nk'abantu Imana yabyaye nanone. Turasoma rero umugambi muri Zakariya igice cya 3 umurongo wa 8. Zakariya kasoma Bibiliya yera na Bibiliya ntagatifu. Zakariya igice cya 3 biza ku murongo wa 10. Kadusome muri Bibiliya yera. Umva yewe Yesuwa umutambyi mukuru, wowe n'abagenzi bawe bahora imbere yawe, kuko abo ari abantu b'ikimenyetso. Dore nzazana umugaragu wanjye Shami azumbura. Dore ibuye nshinze imbere ya Yosuwa, ku ibuye rimwe hari amaso arindwi, nzarikebaho amabara, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi gukiranirwa kw'icyo gihugu nzagukuraho umunsi umwe. Uwo munsi muzahamagarana, umuntu wese ahamagare mugenzi we, muce agashingwe munsi y'umuzabibu no munsi y'umutini, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Muri Bibiliya ntagatifu haravuga ngo tega amatwi wowe Yozuwe umuherezabitambo mukuru na bagenzi bawe bicaye imbere yawe, kuko abo bantu ari ikimenyetso cy'ibizaza. Dore ngiye kuzana umugaragu wanjye mu mero. Koko rero dore ibuye nshinze imbere ya Yozuwe, iryo buye rimwe rukumbi rifite amaso arindwi. Ngewe ubwanjye ngiye kuryandikaho, maze mu munsi umwe mpanagure icyaha cy'iki gihugu. Uwo ni Uhoraho umugaba w'ingabo ubivuze. Uwo munsi, uwo ni Uhoraho umugaba w'ingabo ubivuze, muzatumirana kandi mwicare munsi y'umuzabibu no munsi y'umutini. Imana ishimwe cyane. Aya ni amagambo meza usanga mu bitabo by'ubuhanuzi. Mu by'ukuri kuri ubu hadutse abahanuzi b'uburyo butari bumwe, ariko tunabona abahanuzi bahanuraga mu izina ry'Imana ibyo bahanuraga. Kuri ubu umuhanuzi wemewe n'ubwira abantu ati mbonye Imana. ejo twaganiraga umuhanuzi ariko mbwira ati hari ibintu Imana inyeretse ahantu bikomeye cyane. Ni ibintu ubwenge bw'abantu n'imbaraga zabo zidashobora gushyikira. Tamureba ndongera nshima Imana yo yanyijije. Ariko abahanuzi rwose bahanuye mu izina ry'Imana bahanuraga ibizaba, ariko nta kindi batumbiraga cyangwa se berekaga abantu ni Kristo uzaza. Ni Kristo wendaga kuzaza mu isi kugira ngo abe inshungu y'abari mu isi. Urebye ugiye unyura mu bitabo by'ubuhanuzi ukareba ibyo ba Yeremiya bavuze, Yeremiya nawe yamuvuzeho Shami nk'uko nyine Zakariya amuvuga. Iri zina Shami na Yeremiya arongera akaritsindagira amuvuga. Yeremiya yaravuze ngo azitwa Shami, ngo bisobanura ngo Uwiteka gukiranuka kwacu. Sibyo? Wareba igihe Baramu yaragiye kuvuma ubwoko bw'Imana ashutswe n'ibiguzi bya Baraki, yageze ngo abavume
ariko aho kugira ngo abavuma baheshe umugisha. Agiye kubona ngabona ngo muri bo muhabunzemo intare, ngo intare ngo y'ingore, sibyo? Ngo arareba akajya avuga ngo ndimo ngo ndamureba, ngo ariko ngo ntabwo ari ubu ngubu, ndamureba nk'uri kure, sibyo? Ukabona nta kindi ubuhanuzi bwashushanyaga Kristo uzaza. Yesaya yajya kumuvuga aravuga ngo yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, uwo nyine ngo igihano kiduhesha amahoro cyari akamuvuga deje nk'uwamaze kuza uwo shami. Hano muri Bibiliya nakoresheje, numvaga ndibikoresha na ntagatifu kubera ko ifamiye nshyashya twungutse abenshi muri bo ni abakatolike, ngira ngo ntagatifu barayemera kurenza. muri ntagatifu rero bamwise Mumero, ahandi muri Bibiliya ijambo ry'Imana usomye bamwita Mushibuka. Uzashibuka, usumbuka mu isi itarimo gukiranuka ariko wakaza ari umukiranuka, sibyo? Gukiranuka kwabuze, Kristo akaza ariko atuzaniye, sibyo? Bene data nabo badufashe baze twibanire hano, ngira ngo nibyo byiza twe gukora amateraniro abiri kandi yegeranye. Ariko icyo nivugiraga, navugaga icyo ubuhanuzi bwose bwashushanyaga n'uwo bwavuga. Noneho nta n'umuntu ukwiriye guhangayikishwa nuko atazi. Umugatolika aravuga ati ese mwemera ubuhanuzi bwa Daniel? Turabwemera. Ni ukuvuga ngo twe twamenye icyo ubuhanuzi bwose bwahanura. Ntabwo ukwiye guhangayikishwa nuko atazi ubuhanuzi bwa Daniel, sibyo? Iyo wamenye Kristo uba waramenye icyo ubuhanuzi bwose bwavuga, kuko niwe Bibiliya ivuga amategeko n'ubuhanuzi byose niwe byavuga, sibyo? Babwiye rero Zekariya ngo wari umutambyi mukuru, ariko ndetse n'abandi batambyi bafatikanye bahoraga imbere ye, sibyo? Baramubwira ati abo ni igishushanyo, baramubwira ati icyo ni ikimenyetso cy'ibizaba. Mu by'ukuri ubutambyi bwari igishushanyo ariko kibyendaga kuzaba. Urabona, kugira ngo umuntu ababarirwe icyaha byasabaga ko umutambyi abigiramo uruhare. Byasabaga ko byanze bikunze haboneka igitambo gitambirirwa ibyaha by'umuntu. Noneho umutambyi akajyana amaraso ku ntebe y'ihongerero kugira ngo Imana niyemera nk'impongano y'icyaha cy'umuntu wagikoze, waba undi wakoze icyaha aba ababariwe. Ariko ababariwe kubera ko habonetse upfa cyangwa se igipfa mu cyimbo cye. Igitambo nicyo bivuze. Igitambo ni ikigiye mu cyimbo cy'uwagombaga gupfa. Ubutambyi rero ni icyo bwashushanyaga noneho ko hazaboneka nanone ikindi gitambo, ariko hakanaboneka n'undi mutambyi utari mu buryo bwa Zekariya, utari mu buryo bwa Aroni. Ngo bigaragara ko atakomotse mu muryango wa Lewi, ariwe ubutambyi bwagombaga guturukamo, ahubwo ngo icyamugize umutambyi ngo yabiheshejwe nuko afite ububasha bwo kubaho iteka. N'abandi batambyi bose bakurwagaho n'urupfu, ariko we yaje ari ijambo wahozeho, wahoranye n'Imana, ngo nta n'icyaremwe kitaremwe nawe. Ariko nsubiye inyuma gatoya, kuki Imana yari yateganije ko abantu bazajya batambirirwa? Byanze bikunze nuko yari izi ko abantu ari abanyabyaha. Ariko se abantu bo ni abanyabyaha ku yihe mpamvu? Umuntu wese ni umunyabyaha ku rugero rumwe na mugenzi we, ariko hashingiye ku ivuko ribi ry'icyaha dukomora kuri Adamu na Eva. Adamu akoze icyaha, twese twari duhindutse abanyabyaha ku rugero rungana. Umwuka w'icyaha wabinjiyemo, ariko bawanduza inyoko muntu yose. Buri muntu wese akavukana ubwandu bw'icyaha cyangwa se ubuzima bw'icyaha, cyangwa se mu yandi magambo ubuzima bwo kutumvira Imana. Ariko bikanatuma ubwo batandukanyijwe n'Imana, kuko Imana irera. Burya Imana ibana n'abayiramya gusa.
niyo mpamvu mu ijuru ngo abamarayika bahora bavuga ngo urera 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 urera. Imana ni nyacyubahiro, Imana ntabwo ishobora kubana n'utayumvira. Niyo mpamvu Shitani yigometse yamanuwe, hanyuma Adamu nawe yigometse agakurwa muri Edeni. Ariko aho yajyanwe hanze y'ubwiza bw'Imana niho twese twavukiye, tunavukana ubwami. Umuntu akagerageza gukora ibyiza bikanga kubera kamere y'icyaha akomora kuri Adamu. Umunyarwanda akabigerageza kubicamo imigani akavuga ngo kamere ipfa nyirayo. Ngo niba umuntu akiriho na kamere ye bari kumwe. Ariko Pawulo mu Baroma 7 nawe akavuga ngo ngerageza gukora ibyiza ariko ibi bikantanga. Yabivuze neza cyane. Ati impamvu nta yindi ni icyari muri Bibiliya ntagatifu avuga ko ari icyari cy'ibyaha kiba mu muntu. Iyo umuntu yatatswe n'amavunja haba harimo ibintu byitwa imijyi y'amavunja. Imijyi rero ni utuntu tw'umwe abantu bavukiye i Kigali wenda muri hangana ntabwo muza kubyumva. Bagororiya n'abandi bizasaba ko urugendo shuri ariko imijyi aba ari utuntu tw'umweru. Icyo ni cyo cyatumye Imana yifuza kudukiza, kuko yabonaga ko nta n'umwe wakwikiza, ntawe ari kwikiza, ntawe ari gukiza mugenzi we. Itegura rero Jambo, itegura Kristo, ifata umwuka wayo mu yandi. Abantu bambaza ariko se baratubwiriza kuri radiyo bituma benshi baguhamagara. Ariko ni gute uvuga ngo Imana ngo yambaye umubiri ngiza mu isi, ngo se yavuye mu ijuru itakihari? Nyine bakubaza ibibazo by'ibitabaho. Ariko Imana ni umwuka. Niyo mpamvu umuntu wayisenga bakwiye kwisenga mu kuri no mu mwuka. Kuba ari umwuka rero iva mu ijuru yanagumyeyo kubera ko ari umwuka yagiye. Si byo se? Iva mu ijuru yanagumyeyo kubera ko ari umwuka. Ahubwo yaremye umubiri, si byo? Yaremye umubiri igenderamo hano mu isi, umubiri witwa Yesu. Ariko ntibivuze ko itari iri no mu ijuru, si byo? Kristo aza mu isi ariko ari Imana yambaye umubiri idafite kamere y'icyaha. Jambo yigira umuntu ngejo abana natwe. Si byo? Bugeze bavuga ko yaciye muri Mariya. Hari ubugeze ambaza mu minsi yashize hamwe none se niba ari uko bimeze ubwo guca muri Mariya ntibyamwanduje nawe? Ariko urumva ni umwuka wera winjiye muri Mariya, ni umwuka udafite icyaha winjiye muri Mariya kugira ngo abone umubiri. Abati rwose nta kontakite, nta buryo yahuje nawe ubuzima. Ariko na marayika bimusobanurira neza. Yaramubwiye ati humura, umwuka wera azakuzaho ariko ntibizarangiriraho, ngo n'imbaraga zisumba byose zigukingiriza. Kuki zagomba kumukingiriza? Bari kugira ngo adasangire ubuzima na Kristo. Naramubwiye nti no muri busanzwe kuri ubu hari ukuntu iyo ababyeyi barwaye nka sida bashobora gukingira umwana kugira ngo atamwanduza. Niba abantu bamenye ubwenge ntabwo Imana ariyo. Sibyo? Izo mbaraga zisumba byose nizo zamuproteje, nizo zamurinze ku buryo atandura. Haza kuvamo rero uwera. Niwe wera wenyine wavutse utyo, niwe wabonetse atagira icyaha na kimwe. Kubera ko nta buzima bw'icyaha rero yari afite, byamuhesheje kuba mu isi imyaka 33 ariko ntiyakora icyaha na kimwe. Intungane birabonetse mu isi yambaye umubiri. Iyo mageze aho ngaho ndabakunda cyane. Nyine natinze cyane nanjye kwitaba pe. Natinze kumenya uwo murimo Yesu yakoze, ariko umumenye numva niwo rwose. Kuko ikintu
ijambo ryansinze niriya jambo rivuga ko utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu wari kugira ngo muri we natwe duhinduke gukiranuka kw'Imana. Numvishe ukuntu habonetse ukiranuka mu cyimbo cyanjye ajya yampa gukiranuka kwe kugira ngo mpinduke umukiranuka. Ndavuga ati niba ari ibyo nibyo rero okay none niba ari gukiranuka kundi mbarwaho